tongeye kubaha ikaze mwebwe abakunzi b'isengesho ribohora official muri hirya no hino. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi Imana y'amahoro ibagire neza. Uwitwa Ingabire Rose, Imana iguhe umugisha kandi Imana ikwagurira imbago. Icyo watangiye ituro Uwiteka kirebe agufungurira amarembo mu izina rya Yesu, akugabiza umugisha w'ubutunzi bw'amafaranga muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. N'abandi mwese mutumva, Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi Imana ibafungurira amarembo y'ibyo mwifuza byose, ibageze ku cyo mushaka muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Twagaragaje urufunguzo rwatuma ucakira umugisha w'Imana. Wifuza umugisha w'Imana umwaka ugitangira, ubundi ushaka gufata isi y'ubutunzi, isi y'amafaranga. Hari ituro twita imbuto. Rero ni amafaranga ubona bwa mbere umwaka ugitangira. Ayo mafaranga waba ukiyafatisha ariyo ya mbere, ugahita uyatanga ku Mana. Ayo mafaranga yose uyatanga ku Mana, ugasenga, wagira amahirwe wabona n'umuntu musenga n'umukozi w'Imana wizeye, Imana ihita ifungura imiyoboro y'ubutunzi bw'amafaranga y'uwo mwaka. Muri uwo mwaka urakusanya ukegeranya ibirushaho. Twabonye ukuntu ijambo ry'Imana ritubwira Isaka yabibye ngo muri icyo gihugu muri uwo mwaka, muri uko kubiba kwa Isaka abibye muri uwo mwaka, ngo asarura ibirutaho abo umukire cyane. So rero hari iryo turo ryitwa imbuto. Iyo ushaka kwakira amafaranga mu bwami bw'Imana, ufata iryo turo rya amafaranga ya mbere ugifashe, ukibonye bwa mbere umwaka ugitangira. Ubwo ni urufunguzo, cyangwa se ndimo ndashaka kurobesha abantu bashaka kubona umugisha w'Imana. Ntabwo umugisha w'Imana upfa kuza gusa. Umugisha w'Imana urashakishwa, umuntu arawushaka akawubona. Ntabwo upfa kuza gusa. Aburahamu yarawukoreye kugira ngo Imana iwumuhe, nuko yabashije kumvira Imana, kandi akazajya amenya gutanga ibitambo by'ubwoko bitandukanye. Iyo Imana yavuganaga nawe, yahitaga yubaka igicaniro agatanga igitambo cyaho ngaho kuri icyo gicaniro. By'umwihariko bwa nyuma na nyuma, igira ngo noneho umusakazeho umugisha ndetse ikorane n'isezerano nawe ridakuka ry'umugisha, imusaba umwana we Isaka, imugerageza ngo irebe. Imana ibonye yuko Aburahamu yiteguye gutanga buri kimwe cyose, iramuga ati sigaho, imurekuriraho umugisha, imuha isezerano ridakuka n'urubyaro rwawe mukomokaho ibihe ibihumbi. Ni ukuvuga ngo rero iyo ushaka umugisha uturuka ku Mana, waba ari ubutunzi cyangwa se uw'iterambere, kwaguka, imigisha iratandukanye w'urugo, w'urubyaro, w'umuryango, w'amashuri, umugisha uwo ari wo wose wifuza, bigendana no kumenya gutangira Imana. Hari amahame aba mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana bugendana n'amahame, ntabwo ari ibintu bugenda ukanyereramo gusa, ahubwo hari process rero y'umugisha. Nabonye witwa Ingabire Rose warekuye ituro ryiwe, Uwiteka murekureho umugisha mu izina rya Yesu, kandi amuhe gusarura ibirushijeho muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Rero kubiba, ibiba rigendana no gusarura. Umunsi umwe Imana imaze kumisha umwuzure ku isi, imaze kuwukamya, Nowa avuye mu nkuge, avuye mu nkuge, umwuzure umaze gukama, Nowa yubatse igicaniro cy'Uwiteka ngo akigerekaho ibitambo. Maze kukigerekaho ibitambo, Imana ikorana nawe isezerano ridakuka, iramubwira ngo ntizongera guteza isi umwuzure, kandi iramubwira ngo uhereye icyo gihe ibiba n'isarura ntibizigera bivaho. Bishatse kuvuga mu mwuka rero, kubiba no gusarura biragendana. Navugaga rero nubwo atari cyo narinje kwigisha, ariko navugaga gatoya ku kintu cyitwa ituro ry'imbuto, aho ubiba umwaka ugitangira, ugafata amafaranga ya mbere ukiyafatisha ukayabiba mu bwami bw'Imana. Noneho sasa umutambyi cyangwa umuntu w'Imana akakurekuraho umugisha, akagufungurira imigisha.
kuba bikora Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo nari mbivugiye kuko hari umuntu nabonye wabikoze ntiyanampamagara ntiyanamenyesha, ariko bigaragara ko umuntu abazi icyo aba yumvishije ijambo ry'Imana agakora igikwiye. Uwiteka mwagurireho umugisha mu izina rya Yesu, amusakazeho imigisha yose y'aya mezi 12 agize uyu mwaka wa 2026. Uyu munsi rero dukomeje mu ijambo cyangwa se gukubita hasi imitwaro n'uburetwa. Umwanzi yasi Satani ni mubi, ajya abasha gufata umuntu akamukoresha uburetwa, akamushyira mu buretwa, akamwikoreza imitwaro imuremereye. Mbere rero ko dukomeza, reka tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze kuba twumva bose hano ku isengesho ribohora official. Ubwami bwawe buze aho ndi, aho uyu muntu nyumva ari. Ubwami bwawe buze mu mutima, mu bwenge, mu mubiri w'uyu muntu uri kunyumva mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ubwami bwawe buze nanjye muri nge wese, mu bugingo bwose, mu mwuka, mu maraso, mu nyama no mu magufwa, buza hondi mu izina rya Yesu. Ubwami bw'Imana bumanuke muri iri jambo mu izina rya Yesu Kristo, bumanukire kuvana abatwumva ndetse mwami nabo tugiye nabo tubuze gusengana. Ubwami bwawe buze bubakureho imitwaro, buze bubavaneho uburetwa bw'umwanzi. Ni mu izina rya Yesu wabambwe agapfa akazuka dusabye twizeye, amen. Murabyibuka ko aho duherukira mu kiganiro cyatambutse, ijambo ryaravuze ngo mu kiganiro cyatambutse dutangira kwigisha ku gutura imitwaro no gukurwaho uburetwa, twasomye ijambo ryabonekaga muri Yesaya mu gice cyaho cya 55. aho ngaho ndumva ariho twatangiriye, mu gice cyaho cya 55 niba nibuka neza. Mu gice cyaho cya 55 cyavugaga ngo ku murongo waho wa 3, yego twatangiriye mu ijambo ryavugaga ngo mu gice cyaho twatangiriye mu ijambo rivuga ngo wikoreze Uwiteka umutwaro wawe, ngo nawe azagira gute, ukuboko kwe kuzakuramira, ngo kandi ntazemera ko umukiranutsi anyeganyezwa. Wikoreze Uwiteka umutwaro wawe, ngo nawe azakuramira, ntazemera ko umukiranutsi anyeganyezwa. Tubona rero ko Satani ashobora gufata umutwaro. Iyo tuvuga umutwaro ni nk'umuzigo. Ibilisi anaweza akakutwisha muzigo. Satani ashobora kukwikoreza umutwaro, umutwaro ugasanga urakurusha ibiro, urakurusha imbaraga, akawugushyira ku mutwe. So none uwo mutwaro ugasanga uguhetamishije umugongo. Kera mu cyaro tujya tubona abana, gasanga nk'umwana w'imyaka 10 bamwikoreje injerekani ya litiro 20. Ubwo urumva uwo mwana iyo njerekani bimurusha ibiro, bimurusha imbaraga, akaba yakora urugendo rurerure rwo gukura ahantu kuvoma amazi. Kera amazi ataragera hirya no hino mu byaro, ugasanga umwana akoze urugendo rurerure yikoreye injerekani kugeza igihe agerewe iwabo mu rugo, ugasanga umwana yavunwe n'uwo mutwaro. Iyo njerekani yamubereye umutwaro kuko urugendo rwabaye runini, nicyo yikoreye cyari kimuremereye. Hari uburyo rero Satani ashobora gufata ibibazo muri wo, agafata ibibazo muri make mu buzima bwawe. Hakaba hari ibintu bikenewe kandi byangombwa mu buzima, kandi ubona bikureba. Noneho Satani akaza agafunga imiryango n'amayira yose, noneho ntakwemerere kubona ubuzima bw'ibanze, imibereho y'ibanze. Noneho ya mibereho ugasanga ikubereye umutwaro uremereye, kubaho bikubereye umutwaro uremereye.
ibyo abandi babona biboroheye wowe bikakugora. Icyo rero nicyo kigaruka tukacyita umutwaro. Ni ikibazo kiba gikomeye kiremerera umuntu, kiza kigahindukira umuntu umutwaro, umuntu agahangana nacyo agashakisha uburyo bwo kugikuramo bikanga, kuko imbaraga ziba zaraguteretse muri cya kibazo ziba zikurusha ubushobozi. Ibyo nibyo twita rero umutwaro. Noneho sasa uwo mutwaro iyo igihe kigeze uwo mutwaro ukagutindaho, wisanga uwawugushyizeho aguhindura umuretwa, mu mwuka aguhindura umuretwa. Reka dusome ijambo ry'Imana mbere yuko dukomeza mu Balewi igice cya 26 n'umurongo wa 13. Abalewi igice cya 26 n'umurongo waho wa 13. Abalewi igice cya 26 n'umurongo waho wa 13 handitse ngo, ndi Uwiteka Imana yanyu, yabakuriye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo mutaba abaretwa babo, nabatuye umutwaro wabahetamishaga mbagendesha mwemye. Hano urumva Imana irimo iravugana n'ubwoko bw'Abisirayeli, ikababwira ngo ndi Uwiteka Imana yanyu, yabakuye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo mutaba abaretwa babo. Bishatse kuvuga ngo Abisirayeli bari muri Egiputa bari barahindutse abaretwa b'Abanyegiputa, kuko aba Banyegiputa babakoreshaga imirimo iruhije, imirimo igoranye, ndetse imirimo badahemberwa, imirimo batabonamo umusaruro. Bakoreshwaga akazi katavamo umusaruro, kandi nyuma y'ako kazi bakarenzwaho no gukubitwa. Urumva nabibaze, urakoreshwa akazi kakuvuna, nyuma yuko wakoreshejwe akazi kakuvuna nta bihembo byako wabonye, nta nishimwe ry'amagambo meza wakiriye ngo bagushimire, ahubwo ibihembo bibaye ibitutsi no kugukubita. Nguko Abisirayeli bari bameze muri Egiputa. Noneho ababakoreshaga iyo mirimo babarushaga imbaraga. Icyo ni icya mbere. Cya kabiri, bari bari mu gihugu cyabo. Igihugu Abisirayeli bari bari muri Egiputa ntago cyari cyabo. Noneho sasa kuko Abanyegiputa bari bene igihugu, bari bafite uburenganzira bwose bwo kubatoteza, nta tegeko ryari rihari ryarengeraga Abisirayeli. Nta na hamwe bari bafiteho kurega ngo bagende batambutse ikirego inkiko zibarenganure. Imibereho bari barimo yari imibereho ishaririye. Byishireho wumve, ubaye ukora ntubone umusaruro, iyo ukora cyane ntubone umusaruro, ntubone inyungu z'icyo uri gukora, icyo gihe n'isi y'umwuka hari imbaraga ziba zigutsikamiye zigukoresha uburetwa. Hari imbaraga zitagaragara utabonesha amaso yawe, zitemera kubona umusaruro, zishaka ko ubira icyuya cyinshi cyane, ariko icyuya cyawe kikavamo umuruho gusa, nikigutunge. Ubundi Imana yari yabibwiye Adamu, iramubwira ngo gututubikana n'icyuya cyawe nibyo bizagutunga kugeza aho uzavira mu isi. Noneho rero sasa aba Bisirayeli gututubikana kwabo, icyuya cyabo ntago byabatungaga, ntago byabaheshaga umusaruro, ahubwo byabaviragamo gukubitwa, bikabaviramo gutukwa, bikabaviramo gusuzugurwa no gupingwa. Nta jambo bari bafite namba.
So rero ijambo ry'Imana rirambwira ngo igihe kigeze barataka batakira Uwiteka. Umuntu uri mu buretwa nta kindi asabwa keretse gutakira Uwiteka. Igihe uri mu kazi ubona kataguha umusaruro, uratanga imbaraga nyinshi, uratanga ubwenge bwinshi n'umwanya munini cyane, ariko nta musaruro ubona muri ako kazi, icyo usabwa no gutakira Uwiteka. Uramutse ukivanyeho wenda ukibwira ngo niko ukivanyeho, ntibishoboka. Uzakavaho nukavaho ugende n'ujya no hanze urakazi. We ahubwo takira Uwiteka aza gukure muri ako kazi guhindurira kandi. Takira Uwiteka aza gukure muri iyo mibereho akujyane mu yindi mibereho. Takira Uwiteka kuvane muri ibyo bikugoye akujyane mu buzima butagoranye cyangwa mu mibereho itagoranye. Abisiraheli rero iryo banga bari barize ryo gutakira Uwiteka, bahamagara Uwiteka. Iyo baza kwibesha ngo bashyireho imitwe, bakora umutwe wa gisirikare wo kurwanya Abanyegiputa, ngo barebe ko babikura mu maboko, bari kuhapfira bakashirira. Ariko bafashe ibyemezo byo gutakira Uwiteka. Ndavugana n'umuntu wibona mu buretwa, kuko hano ijambo ritweretse yuko Abisiraheli Imana yari yavuze ngo ninjye wanze ko mba abaretwa babo bantu, ngo mbatura umutwaro wabahetamishaga mugenda mwe. Imana yarabirebye ibonye ukuntu abo bantu bakomeje kuba abaretwa, iravuga ngo none ndabyanze, nanze ko uyu muntu aba umuretwa. Uyu muntu naremye, uyu mwana wa Aburahamu, mwuzukuru wa Aburahamu, uwo nakoranye isezerano yuko urubyaro rwiwe ruzahinduka ubwoko bukomeye, nanze ko akomeza kuba umuretwa w'aba bantu. Icyo yakoze rero mu mbaraga ze no mu bubasha bwayo, yaramanutse ihangana n'ababakoreshaga uburetwa, kugeza igihe ibakuye mu maboko y'ababakoreshaga uburetwa. Nuhamagara Imana ugasenga Imana, izamanuka ihangane n'umuntu ugukoresha uburetwa, izamanuka ihangane n'ugukoresha uburetwa. Ariko we nushaka guhangana nawe, izakureka wirwaneho ukubitwe utsindwe. Uburetwa ni Imana ibukura ku muntu. Iyo hari umuntu ukurusha imbaraga, akakurusha gukomera, akakurusha buri kimwe cyose, ukisanga yaragushyize mu buretwa, nta kindi ukora kiretse guhamagara ya yindi yamuremye, ukayitakira kugira ngo izi gukure mu buretwa bw'uwo muntu. Abisiraheli rero bari bazi Imana nyakuri. Ndagusaba kugira ngo nawe ujye umenya Imana nyakuri, hari icyo wabigiraho. Uri mu buretwa bw'akazi kavunanye, utabonamo umusaruro, ukora ariko impinduka z'imibereho yawe ntizigaragare, ntugire aho uva n'aho ugana. Uri mu rugo wibonamo nk'aho uri umuretwa, uri muri bizinesi iyo ukora ariko ukabona wapi uragenda ugataha uko waje. Cyumweru cya mbere kikaze, cya kabiri ugashyiramo, ugafata amafaranga ugashyiramo ariko inyungu ntazo. Mu mwuka hari imbaraga ziri kugukoresha uburetwa, zidashaka kuva aho uri ngo ugere aho ugana. Ukeneye Imana Data twese ngo izi gukure muri ubwo buretwa. Ukeneye Imana ngo izi gutura umutwaro uguhetamishije. So ubu buretwa rero bwaje gukomera, Imana ibona ko buhindutse umutwaro ku bitugu by'Abisiraheli, ibona ko buhindutse umutwaro mu mitima y'Abisiraheli. Nta byishimo bagiraga, nta munezero bagiraga. Birashoboka nawe ukabuneza amatwi, hari umutwaro ubona uri mu mutima wawe wifuza ko Uwiteka ugutura muri uyu mwaka. Ni umutwaro w'ibyaha, kuko ibyaha nabyo bishobora guhinduka umutwaro. Yesu, ibyaha bishobora guhinduka umutwaro uremerera umuntu. Reka mbigusomere hano muri Zaburi ya 38 n'umurongo waho wa 5. Murongo wa 38 n'umurongo waho wa 5 handitswe ngo
kuko ibyo nakiraniwe bindengeye bihwanye n'umutwaro uremereye unanira. Uyu ni Dawidi. Ahangaha aravuga ngo kuko ibyo nakiraniwe bindengeye bihwanye n'umutwaro uremereye umunanira. Dawidi yabonaga gukiranirwa kakabona atakwivanamo, ibyaha bye atabyivanamo, noneho biragenda bimubera umutwaro umuremerera. Niba ushobora kubunteza amatwi, ubusinzi bwarakubereye umutwaro, ubusambanyi bwarakubereye umutwaro, hari kamere muri wowe yabaye umutwaro ikuremerera, iyo nayo Yesu yayigucura. Uwo mutwaro Yesu yawukuvanaho. Nari ntangiye ngaragaza ko imibereho umuntu abamo ishobora kuba kumubera umutwaro akisanga mu buretwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo bishoboka ko umuntu yijyana mu buretwa. Nubwo Abisiraheli bo bwa mbere na mbere bajya muri Egiputa bari basuhukiye bagiye gushakayo ubuzima, bagiye gushaka ibyo kurya, bagiye gushaka imibereho, ariko bamaze kugwira, bamaze kuba benshi, abenegihugu baho, umwami wabo witwa Farawo atangira gushakisha uburyo yabababaza ngo abashyire mu buretwa kugira ngo batazabyara abakororoka bakaba benshi bakazamurwanya. Birashoboka ko waboneza amatwi wagiye ahantu uzi kugiye ariho ugiye kubona igisubizo, watangije business uzi kugiye kubona ari cyo gisubizo, ariko Satani aza kukwataka muri iyo business wafunga amarembo, none urakora ntibigende. Yagushyizeho uburetwa, wirirwa wicaye imbere y'iduka ryawe ariko nta mukiriya, ndetse nikinjiye ukisanga nta yandi mahitamo, ugasanga ikinjiye nicyo ukoresheje, urasohora ntabwo windiza. Imana igukure muri ubwo buretwa mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Winjiye mu rushako, uzi ko urushako ari rugiye kukubera ibyishimo n'umunezero, ariko rwinjiye musanga rugeze ahantu ruhindutse nk'umutwaro, ndetse wabona uko uruhagazemo n'ukuntu rubayemo ukabona ari nkaho wabaye umuretwa muri urwo rushako. Imbaraga z'Imana zigukure muri ubwo buretwa. Ni Satani winjiye ubuzima bwawe, kuko n'Abisiraheli ntabwo baje kwishyira muri ubwo buretwa. Nubwo bari mu gihugu cya Egiputa batangiye bamerewe neza, ku Yozefu akiriho, amaze gupfa ngo haje kwima umwami utarigeze umenye bya Yozefu. Uwo mwami rero niwe waje gushyiraho itegeko ryo kubashyira mu buretwa. Birashoboka ko Satani yinjira urugo rwawe agafata ibyemezo byo kugushyira mu buretwa uri muri urwo rugo, agafata ibyemezo byo kugushyira, kugukwikoreza umutwaro uremereye. Watangiye business uzi ko itangira ari neza, imeze neza, ariko igihe kije kugera Satani arayinjirira, aboroka abakiriya, aboroka buri kimwe cyose. Noneho muri iyo business kanukanye ikubereye umutwaro uremereye, wafashe amadeni atandukanye kugira ngo urebe ko wayizanzamura, biranga. Yakubereye umutwaro, wisanze mu buretwa. Ndahamagara imbaraga z'Imana ngo zigukure muri ubwo buretwa mu izina rya Yesu Kristo. Uri umukobwa, igihe cyarageraga ukabona bakurambagiza, ariko kano kanya ntawuza, nuje wese nuje akeneye sex, akeneye gusambana, ntabwo akubona nk'uwakugira umugore. Uwo nta wundi wabikoze, ni Satani waje arakwataka. Ni izindi mbaraga ubona zitagaragara, utabonesha amaso yawe, zagushinze, zaje zigushira mu buretwa kugira ngo ziguheze mu gisiribateri. Izo mbaraga zakwikoreje umutwaro w'ubusiribateri zikurekure mu mbaraga. Ndategetse ngo zikurekure mu izina rya Yesu Kristo. Ibibazo bihinduka umutwaro uremereye ku buzima bw'umuntu, bikagaruka noneho ugasanga wisanze mu kintu kimeze nk'uburetwa, kuko ibibazo iyo byabaye byinshi bikakurusha imbaraga. Hari imbaraga zibiri inyuma zibisunika, za mbaraga zibisunika igihe kiragira zikaguhindura umuretwa wazo. Ariko ijambo ryaje rivuga nk'uko twabyumvise mu Balewi igice cya 26 umurongo wa 13, ijambo ryaje rivuga ngo nduwiteka Imana yabakuye mu Egiputa, nanga ko muba abaretwa babo, ngo mbakuraho umutwaro
wabahetamishaga. Ndagusengera kano kanya mu izina rya Yesu, wowe wizera Imana, wowe wumvira Uwiteka, aka kanya Imana imanuke igukure muri ubwo buretwa, yange ko abarozi ubuhinduka umuretwa w'abarozi. Imana yange kuhinduka umuretwa w'abarozi bakuroga mu izina rya Yesu. Imana yange kuhinduka umuretwa w'abakurwanya n'abagupinga. Imana yange kuhinduka umuretwa w'abo bantu bagutunze mu izina rya Yesu. Hari igihe umuntu aza mu buzima bwa umuntu ugufasha, ari umuntu ugira gute, ariko igihe kikagera agashaka kuguhindura umuretwa. Ndagusengera kugira ngo mu izina rya Yesu, niba hari umuntu watangiye gukorera, utangira umukorera, ariko igihe cyageze yarenze imbibi, arashaka ko kuguhindura umuretwa we, ndagusengera kugira ngo Imana igukure munsi y'uko kuboko k'uwo muntu ushaka kuguhindura umuretwa wawe mu izina rya Yesu. Waba uri mu bihugu by'Abarabu, nyumva ushobora kuba uri mu bihugu by'Abarabu, Abarabu bagukoresha igihe ukabona warahindutse umuretwa wabo. Ndekuye imbaraga z'umwuka wera, ntumye marayika wisumba byose akumanuka agukure mu kuboko k'uwo muntu ko Mwarabu gukoresha uburetwa mu izina rya Yesu. Hari igihe ukora akazi rwose ukaba ufite umukoresha, ariko igihe kikagera ukabona umukoresha yashatse kuguhindura umuretwa we. Ntabwo bikiri akazi, ahubwo byarahindutse, wabaye umuretwa. Iyo tuvuga ngo kuba umuretwa, ni igihe ubona ibyo ukora utabona ibihembo bihwanye n'ibyo ukora. Yes, ubona ibihembo bihwanye n'ibyo ukora, ntabwo ubwo ari uburetwa. Kuko n'ubundi ijambo rivuga yuko gututubikana kw'icyuya cyawe ariko kugomba kugutunga. Ubwo rero iyo twigisha gutyo, ntabwo tuba dushatse kugira ngo abantu tubabuze gukora. Wayakora cyane, ariko igihe ukora cyane ukabona nta musaruro, bosi wawe ukorera ukamukorera cyane, ariko ukabona ibihembo guha nta hantu bihuriye n'imvune watanze. Wavunitse cyane ugasanga ugeze mu rugo no kuryama, ugasanga nta kindi kintu wakwimarira. Wareba umusaruro wavuye mu mbaraga watanze ukawura, ubwo ni uburetwa. Ntabwo rero aho ngaho nakubwira ngo reka akazi, reka gukora akazi, ahubwo hamagara Imana, uyihamagare iri hejuru y'umukoresha wawe, iri hejuru ya bosi wawe. Izaza yururukana ubutware n'ubushobozi bwayo, izakuvana mu buretwa bw'uwo mukoresha, izakuvana mu buretwa bw'iyo mibereho ubona. Indwara ishobora guhinduka uburetwa mu buzima bwawe. Hari ikintu cyose ukirana nacyo kikakunanira, ugahangana nacyo, ugakoresha force zose, kikanga. Menya ngo icyo kintu, icyo kibazo, hari imbaraga zikiri inyuma utabonesha amaso. None izo mbaraga zikiri inyuma utabonesha amaso nizo zahawe mission, yani zilipewa mission, zikaagizwa ya kwamba zikukandamize, zikumiliki na kukutawala. Sasa ninaagiza moto wa Bwana, fumije umuriro w'Imana, ninaagiza moto wa Bwana ushuke na kuteketeza kila pepo wachafu, kila nguvu za giza zinazokukandamiza, zinazokutesa na kukusumbua, zilipuliwe na itinao kwa damu ya Yesu Kristo. Ndatura ngo mu izina rya Yesu Kristo hamanuka imbaraga z'Imana zigukure muri iyo mibabaro no muri ubwo buretwa mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana utwika ikintu cyose kiguhejeje mu mibabaro, kiguhejeje mu gahinda, kigushyizeho umutwaro uremereye. Uyu munsi umutwaro ukuremereye ukuve ku mutima mu izina rya Yesu Kristo, uve ku bitugu byawe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga ziguhetamisha umugongo, ziguhetamishije zikoresheje iyo mitwaro ikuriho, ndatura ngo ziguhunge mu izina rya Yesu Kristo. Izo utabonesha amaso yawe, izo zigutoteza, izo zikuriho, izo zavuze ko ntacyo zimarira, izo zavuze ko ntacyo zageraho, ndazokesha umuriro w'umwuka wera, ndazitwikisha umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndekuye amaraso Yesu
Kristo meza, amaraso abohora, amaraso aca ingoyi, amaraso Yesu Kristo akumanukeho, aca ingoyi umazeho igihe kirekire mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana yamamagaye muri Kristo Yesu zikumanukeho, zigukure mu buretwa ubwo ari bwo bwose, buretwa bw'imizimu ikuniga, buretwa bw'amadayimoni agushika gutwara hirya no hino, buretwa bwa Satani bw'ibyaha butandukane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana dusenga muri Kristo Yesu muri uku kwezi turimo ku itariki ya karindwi, imbaraga z'Imana zikumanukeho mu izina rya Yesu Kristo, zigutandukanye n'ikikubabaza, zigutandukanye n'ikigutoteza, imyuka yatotezaga ubuzima bwawe, itoteza imibereho yawe, itakwemerera ko hari intambwe utera, itemera ko hari icyo wigezaho wimarira, itemera ko imibereho yawe ihinduka nawe ukishimire neza y'Imana. Iyi myuka isha mu izina rya Yesu Kristo ndayotsa mu kirere cyawe mu mbaraga z'Umwuka Wera, ndayitwikira muri icyo kirere cyawe cyaho uherereye mu izina rya Yesu Kristo, ndayikomera mu kirere cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Handitse yuko twahawe tware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi, kandi nta kintu kizagira icyo kidutwara rwose. Ibyo byari bifite icyo byagutwaraga, ndabitegeka kugira ngo ntibizongere kugira icyo bigutwara. Mbiteje ubuhumye ntibikongere kukubona. Ibyakurushaga imbaraga n'amaboko ndabitwika mu izina rya Yesu Kristo wabambwaga agapfa akazuka, ndabitwika mu izina rya Yesu Kristo ukinga ntihagire ucingura. Ndategeka kugira ngo imbere yawe hacinguke umuryango ugusohora mu buretwa mu izina ry'uwabambwaga agapfa akazuka. Ndategeka kugira ngo imbere yawe hafunguke umuryango utuma uva mu buretwa bw'ubusiribateri umazemo imyaka myinshi mu izina rya Yesu Kristo. Waba uburetwa bw'ubusiribateri, wabaye uburetwa wabusiribateriwe, ntabwo ukiri ubusiribateri mu izina rya Yesu. Iyo umuntu ageze mu myaka 45 atarashaka, ibyo ntabwo biba bikiri ubusiribateri, biba byarabaye umutwaro warahindutse uburetwa. Ndagutwika ubwo buretwa mu izina rya Yesu Kristo, ndagutwika uwo mutwaro n'utandukane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Iyo ugeze mu myaka 40 ukaba mu rushaka, imyaka ikaba 5, 6, 7, 8, 10 utarabyara, ibyo bita mu izina rya Yesu Kristo ndasenya uwo mutwaro ukuriho mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ubwo ndasenya ubwo bugumba bwakubereye umutwaro mu izina rya Yesu, ubugumba bukuveho mu izina rya Yesu. Ndekuye amaraso Yesu Kristo muri matrice yawe kugira ngo ihambuke. Ndatura ngo amaraso Yesu Kristo, maraso meza atagira inenge n'ibara, nyaturiye kuri iyo matrice yawe, ibohoke hambuke mu izina rya Yesu. Wakira ubushobozi bwo gusama mu izina rya Yesu Kristo, wakira ubushobozi bwo kubyara. Imbaraga zafunze imiyoboro yo gusama no kubyara ndazitwika mu nda yawe mu izina rya Yesu Kristo, ndazisohora muri iyo nda yawe. Ndatura ngo wongere imiyoboro yo gusama no kubyara ifunguke, ibohowe n'amaraso Yesu Kristo naturiye ku buzima bwawe mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ndatura kugira ngo wowe mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, wowe wakoraga ntibigende, ugerageza ufite ishyaka ryo gukora, uva muri iki ukakivamo ntacyo ubonye, umaze gucuruza business z'ubwoko bwose butandukanye, ariko zose usubiza amaso inyuma ukabona nta nimwe wigeze ukora ngo igende. Uwo mwuka wicariye imikorere yawe, izo mbaraga zigutwaza igitugu, zagushyize ku buretwa bwo kudakora ntuwunguke. Izo mbaraga zitwikishije amaraso Yesu Kristo, ngure kuri ya amaraso Yesu Kristo kuri ibyo biganza n'ayo maboko. Ayo maboko ahumanurwe n'amaraso Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ibyo biganza bihumanurwe n'amaraso Yesu Kristo watsinze urupfu agatsinda ikuzimu. Ndakwaturaho kwambuka no gucira kano kanya mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Marayika wisumba byose agutumweho kugira ngo uve muri ubwo buretwa umazemo imyaka myinshi. Marayika wisumba byose aramanutse agufasha akaboko, agukuye muri ubwo buretwa bw'imyaka imyinshi umazemo mu izina rya Yesu Kristo. N'ababugushizemo ndatura ngo marayika bakubite mu izina rya Yesu Kristo. Inkuba z'Imana zibakubite mu izina rya Yesu. Amakombora avuye mu ijuru, za bombe zivuye mu ijuru zikubitagure, zirimba
bihanagura ibyagushyize mu buretwa biguhunge mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, mu izina rya Yesu Kristo werekaniwe kumaraho imirimo ya Satani. Ndatura ngo imirimo ya Satani yariri ku buzima bwawe uyu munsi rangire mu izina rya Yesu Kristo, uyu munsi marwaho n'izina rya Yesu Kristo, kuko iri zina twakiriye ni izina riri hejuru y'amazina y'abapfumu n'abarozi n'abakonikoni, ni izina riri hejuru y'abamarayika b'umwijima n'ibikomangoma by'ikuzimu. Iri zina ritinywa n'abazimu, rigatinywa na za nyabingi, rigatinywa n'abakonikoni n'abapfumu n'abarozi. Ngwaturiyeho iri zina rya Yesu Kristo kukubohora, ngwaturiyeho amaraso ryamennye kugira ngo akubohore mu izina rya Yesu Kristo, ngwaturiyeho iri zina kugira ngo rikubohore mu izina rya Yesu Kristo, ngwaturiyeho aya maraso Yesu Kristo y'iryo zina ryamennye ku bwawe kugira ngo ayo maraso agucungura gukora amaboko yo gukoresha uburetwa. Ni mu izina ry'uwambwe gapfa akazuka dusabye twizeye, amen, 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 amen. Habwa umugisha n'Imana. Muri iri sengesho hari abantu Imana ikuye mu buretwa batandukanye, hari abantu ikuye imitwaro yari baremereye, hari abantu Imana ikijije muri iri sengesho. Aho uri hose ushima Imana, wibwire ngo Mana urakoze kunkuye mu buretwa, ushima Imana wibwire ngo Mana urakoze kunkuye mu bucakara. Ndetse niba unabyizeye cyane ubitangira ituro kano kanya. Buriya ituro riprovoka yani linagusa moyo wa Bwana, na moyo wa Bwana natenda. Ituro ribasha gukora ku mutima w'Imana, rigatuma Imana isohoza ikikuvuzeho vuba cyane mu izina rya Yesu, bigatuma ndetse n'ijambo umukozi w'Imana kwaturiyeho riba rityo. Nuko nguko abantu bafata umugisha. Imana amahoro iguha umugisha, Imana amahoro ikugire neza. Wari kumwe nanjye Pastor Justus. Ubuntu bw'Imana bukubeho, imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana bihindura amateka yawe n'imibereho yawe n'abagukomokaho n'abagukunda bose ndetse n'abagushyigikira. Imana ibashyigikire mu izina rya Yesu. Ariko abakurwanya, imbaraga z'Imana zibarwanye. Ukurwanya wese ndatura ngo ukuboko kw'Imana kumurwanye mu izina rya Yesu Kristo. Ugushyigikira, ukuboko kw'Imana kumushyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Ukwifuriza ibyiza bibone mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Ariko kwifuriza ibibi bimusubiraho, nguhesheje umugisha nk'umukozi w'Imana, nk'umwana w'Imana wahamagawe n'Imana. Amateka yawe ahinduke kuba mashya mu izina rya Yesu Kristo. Amateka yawe ahinduke kuba mashya mu izina rya Yesu Kristo. Mu mbaraga z'Umwuka Wera wowe ingabire nkwatura kugira ngo amateka yawe ahinduke mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Imana iguha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Shalom shalom. Ubuntu bw'Imana bubane namwe. Amen.